Hello, my beautiful people. Nizere We ko mwese can mukomeze and we kumererwa will. neza cyane, aho muri mu nce zigiye We zitandukanye, can amahoro and we y'Imana will. akomeze kubana namwe. Reka tubagezeho inkuru imaze iminsi iri kuvugisha abantu. Ni inkuru y'umugabo wamenyekanye ku mazina ya DC Clement, afite YouTube channel yitwa gutya. Ubundi amazina ye asanzwe akaba yitwa Niyigaba Clement, wamamaye nka DC Clement. Clement rero mu minsi ishize murabizi ko yagize ibyago byo kuba yasenyerwa inzu, ariko noneho kubera ko wenda inzu ye itari iri mu buryo bw'imyubakire wenda ikwiriye, cyangwa se yagenwe n'igishushanyo mbonera cy'umujyi wa Kigali, hanyuma agakoresha amagambo mabi cyane. Icyaha rero aregwa ubundi ni icyaha kivuga ko cyemeza ko DC Clement, reka turebe icyaha ashinjwa, kivuga ko ibaruwa akurikiranweho ibyaha birimo kwangiza ikintu cy'undi no kurwanya ububasha bw'amategeko kugeza ku ubu. Urumva nicyo cyaha akurikiranyweho icyo cyaha tubabwiye hejuru. Ni ukuvuga ngo rero amaze iminsi ku itariki 31 Werurwe umwaka wa 2026 nibwo yatawe muri yombi n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB. Ariko noneho nyuma y'uko ibyo bibaye, akaba yafashe umwanya yandika ibaruye ifunguye imeze nk'aho isaba imbabazi. Ni ukuvuga ngo Clement nyuma y'amasaha make atawe muri yombi yasabye imbabazi, ahamya ko ibyo yakoze yabitewe n'umujinya waje kumuviramo gukora ibyaha. Ni ibaruwa irambuye cyane, inkuru dukesha igihe.com ifite kopi iyikuye ku munyamategeko wa DC Clement, ndetse tubasangiza aho uyu musore yanitandukanyije n'abari kwifashisha ibyamubayeho mu nyungu zabo bwite. Muri iyi baruwa Clement yabanje guca bugufi asaba imbabazi, ndetse yemera ko yakoze ibyaha nubwo bitemewe, yabitewe n'umujinya. Ati banyarwandakazi, bandikiye nshaka kubamenyesha ko nciye bugufi nsaba imbabazi kubw'inyandiko, amashusho, amajwi yasakaye ku mbuga nkoranyambaga. Mu by'ukuri twakoze ibinyuranyije n'amategeko maze tugasenyerwa inzu. Byaje kuvamo kugira umujinya utari ngombwa nkakora ibyaha. Yakomeje asezeranya abanyarwanda ko ahawe amahirwe agasubira mu buzima busanzwe, DC Clement atazakongera kugwa mu byaha nk'ibi ngibi bishingiye ku mujinya. Ati rero nsabye imbabazi ntakamba ko ibyabaye ari ubwa mbere n'ubwa nyuma byari bibaye. Aho ndi meze neza, ibyo nemererwa n'amategeko ndabihabwa, kandi niteguye ko n'ingaruka nzaba urugero rwiza muri sosiyete. Clement yasoje ibaruwa ye amenyesha abakunzi be ko abakumbuye. Ati aho ndi ndatekanye, ndarinzwe kandi ndabakumbuye. Ni ibaruwa rero yanditse nyuma y'uko yari yatawe muri yombi ku itariki 31 z'ukwezi kwa gatatu, aho akurikiranweho ibyaha birimo kwangiza ikintu cy'undi no kurwanya ububasha bw'amategeko. Kugeza ubu akaba afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Jabana, akaba ariho DC Clement ari mu maboko ya RIB cyane. Ni ukuvuga ngo rero ibintu bijyanye n'imbuga nkoranyambaga, cyangwa se ibintu bijyanye no kuba wagira ikibazo wowe ugahita ureakitinga ukoresheje umujinya wawe, cyangwa se kwihangana bikunaniye, urumva ko ari ibintu bishobora kugwisha muri tank ikakugeza ahabi. Nk'ubu Clement ngubu ntawe uzi uko urubanza cyangwa se urukiko imyanzuro ruzafata kuri iki cyaha cya Clement. Gusa wenda icyo twakwifuza ni uko yasohoka akagaruka muri sosiyete. Ntawe udakosa, twese turakosa. Ubwo ngubwo ni babona ko wenda imbabazi yazihabwa azazihabwa, kandi nibabona ko icyaha yakoze wenda gifite amategeko
agihanirwa, ubwo wenda n'ibihano bizamugeraho, ariko icyo twakwifuza ni uko ibihano bitazaba bikakaye cyane. Reka rero tubashimire cyane. Iyi ni Black TV 250, mukomeze mudukurikirane 5/5, ni iby'agaciro kandi turabakunda cyane. Peace and love. We can and we will. We can and we will.